ni kuri Kunda Ubwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabaheye Imana ikugarutseho uhumure Imana ikugarutseho uhumure Imana ikugarutseho uhumure Imana ikugarutseho Imana ikugarutseho uhumure Imana ikugarutseho yasezeranije Hana bazabyara umwana w'umuhungu kandi koko yarabisohoje yasezeranije Aburahamu kwazaba sekuruza w'amanga kandi koko Yesu yarabisohoje hari byinshi yambwiye nawe yakubwiye ko azatugirira neza kandi koko Yesu yarabisohoje yasezeranije Hana bazabyara umwana w'umuhungu kandi koko yarabisohoje yasezeranije Aburahamu kwazaba sekuruza w'amahanga yose kandi koko yarabisohoje hari byinshi yambwiye nawe yakubwiye ko Yesu azatugirira neza kandi koko twarabibonye yarabisohoje aye witinya kobera shikamatuza umuremyi wawe ari maso cyane witinya kobera shikamatuza Imana iri mu ruhande rwawe witinya izo ntambara n'ibibazo ubona bikugarije umugambi w'Imana ni muremure kuri wowe witinya komera shikamatuza Imana ikubereye maso Imana ikugarutseho uhumure 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 Imana ikugarutseho ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo uramenye ntuzibagirwe aho Uwiteka yagukuye inka zawe n'imikumbi yawe ifeza ndetse n'izahabu ibyo ufite byose bigwiriye uramenye ntuzibagirwe numara kurya ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo uramenye ntuzibagirwe aho Uwiteka yagukuye inka zawe n'imikumbi yawe ifeza ndetse n'izahabu ibyo ufite byose bigwiriye uramenye ntuzibagirwe numara kurya ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo uramenye ntuzibagirwe aho Uwiteka yagukuye inka zawe n'imikumbi yawe ifeza ndetse n'izahabu ibyo ufite byose bigwiriye uramenye ntuzibagirwe numara kurya ugahaga ukubaka amazu meza ukayabamo uramenye ntuzibagirwe
itorero mukomere ubwo ari Yesu tuyoboye hoya hoya ntabwo haya muri rugendo ubwo ari Yesu tuyoboye hoya hoya ntabwo kandi muri rugendo ubwo ari Yesu turangaje imbere nimukomere turashinganye muri rugendo ubwo ari Yesu dushyigikiye dushyigikiye hoya hoya ntabwo haleluya baririmbyi bose barakoze korari ahava ndetse na korari abakorera Yesu Imana ibahe umugisha igihe Mose yaragiye kujyana ubwoko bwa Isiraheli aha indirimbo baririmbye yaberekaga igihugu abibutsa n'amasezerano Imana yabahaye mu rugendo babwira ko Imana yabambukije Yorodani ababwira ko Imana yabambukije inyanja itukura abereka igihugu umuteguro wacyo abereka ko kimeze neza ariko arababwira ati dore mugiye kujyayo muzahasanga igihugu ni cyiza muzahasanga umwero w'ubutaka muzahasanga mbese ibintu mutakoreye ariko nimumara kurya mugahaga mukaba mu mazu mutubatse ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu wabakuye mu gihugu cya Egiputa mu buretwa bwari bubamereye nabi akabambutsa akabaha igihugu dukwiye kwibagirwa rero ibihe ibyo ari byo byose nugera mu bihe wumva ko bikumereye neza uzibuka Uwiteka uzibuka umuremyi wawe ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gitabo cy'imigani aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe umubwiriza ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubuso